Turabasuhuje kandi tubahaye ikaze muri iki kiganiro gikomeye cyane, uburyo Imana iguhuza n'uwo mukwiye kuba mwabana cyangwa se urukundo rw'ubuzima bwawe. Hari igihe wicara ukibaza uti ese koko naba narabonye urukundo rwanjye cyangwa se nanone ntago ndarubona. Uburyo rero Imana ibikoramo bino bintu ni uburyo rimwe na rimwe wowe udashobora kuba wasobanukirwa, bigusaba ko waba warigeze kuba wabyumvaho nyine kugira ngo unabisobanukirwe koko. Rimwe na rimwe hari igihe bitaza ari ibyiyumviro cyangwa se nanone ari ukumva neza ko nyine ari urukundo rw'ubuzima bwawe nk'uko bibona, bikaza mu bundi buryo rimwe na rimwe utanatekereza. Niba rero uri umuntu wabisengeye cyane cyangwa se uri umuntu ufite urujijo wararindiriye cyane, ndagira ngo nkubwire neza ko Imana itaguha ibyo ukeneye, ahubwo iguha ibyo ibona neza ko ari iby'ingenzi kuri wowe n'igihe cya nyacyo kigeze. Ntabwo Imana ijya yirukanka cyangwa se ngo igendere ku byifuzo by'abantu ngo nuko abantu basenze cyane. Ushobora kwirukanka imisozi cyangwa se ugakomeza uyobagurika utigihe rwose utana umwanya wawe, nyamaraga Uwimana yakugeneye muri kumwe ari iruhande rwawe. Ibyo byo banza ubimenye kandi unabyumve unabisobanukirwe. Gutyo ikibazo wagakwiye kuba wibaza ubu ngubu tuvugana, wagakwiye kuba wibaza uti ese ubundi ndimo ndabona ibyo Imana irimo iranyereka cyangwa se ahubwo nahisemo kuyobagurika, ntago ndimo ndabona ibirimo birajya mbere. Muri iki kiganiro rero tugiye kuba twarebera hamwe uburyo Imana iguhuza n'uwo mukwiye kuba mwazashakana ubuzima bwawe bwose. Uburyo bwa mbere rero, uburyo bwa mbere ni ikintu bita Imana kuba yagutegura mbere yuko uwo muntu agira cyangwa se akandagiza ikirenge mu buzima bwawe. Mbere yuko rero Imana ikuzana rero mu mubano wawe cyangwa se mu rukundo rwawe, Imana ibanza kukunyuza ahantu kugira ngo ibanze iguforume, ibanze ikureme, ibanze igukuremo ibyiyumviro ndetse n'ibitekerezo byawe. Imana impamvu ibikora gutya nuko Imana izi neza ko urukundo rutagendanye cyane na connection cyangwa se nanone kurara amajoro muvugana. Imana inabizi neza ko urukundo atari ukwimagina ijuru rito nk'uko muryimagina. Oya, Imana yo ibizi neza ko urukundo ari intambara zitarangira. Niyo mpamvu nayo iyo igiye kuguhitiramo iguhitiramo indwanyi yindi iri buze kuba yagusanga mukarwanira hamwe. Imana iyo igiye kuguha uwo muzabana ni wa wundi nyine uzakuguma iruhande, wa wundi muzarwanana na za ntambara rimwe na rimwe abandi zabananiye, wa wundi uzagufasha kubaka rimwe na rimwe ibyo utatekerezaga ko wakubaka, ni wa wundi uzagusenukiriza mu buryo bukomeye cyane. Imana rero ijya kuguha uwo muzashakana bigendanye nanone kandi n'imipango igufitiye mu buzima bwawe. Ntago Imana yaguha umuntu ariko ikabona neza ko uwo muntu atazuzuza imigambi y'Imana kuri wowe. Imana iguha umuntu bigendanye n'imigambi yayo cyangwa se n'ikigushakaho mu buzima. Ntago Imana rero izazana umukunzi cyangwa se iguha umuntu gutyo gusa, oya, aho izabanza inategure rwose umutima wawe. Ndagira ngo rero umenye neza ko umutima wawe umeze nk'ubutaka, buriya ubutaka bahingamo ubu busanzwe. Ntago umuhinzi azafata ikintu bita urubuto rwiwe wagenda rushire ku rutare cyangwa se ngo rushire munsi y'urutare yizeye neza ko urwo rubuto ruzazamuka. Oya, urwo rubuto ruzuma cyangwa se nanone ntirunakure cyangwa se rubore. Bivuze neza ko nanone umuhinzi kugira ngo ahinge ibihingwa bye bigende neza, biramusaba ko ari buze kuba yakura amabuye ye mu murima ayashyire ku ruhande, namara kuyashyira ku ruhande abe yatera. Ibyo ntago bigendaniye kure rero n'iby'Imana ikora. Uwo muzashakana, uwo muzabana, birashoboka cyane ko rwose arimo arasitiragoringa, arimo aranyura mu bihe bitamworoheye ubu, ariko nanone ari kugira ngo Imana imugutegurire bya bintu ntuzabinyuremo. Buriya imigambi y'Imana ku muntu runaka ni imigambi itangaje cyane rwose, kandi Imana ikora ibintu ikabinyuza mu buryo rimwe na rimwe uba ubona neza nyine bw'amafuti, nawe ubona budasobanutse. Birashoboka cyane rwose ko Imana irimo iragutegurira umuntu, ariko uwo muntu washenjaguritse umutima cyane, akiga kumenya, kwimenya, kwikunda, kwita ku byiwe ndetse kwita kube, akamenya ibibi bishobora kuba rwose byakangiza umubano. Hanyuma rero umutima we akawupurepara neza, akazavuga ati ngiye kujya mu wundi mubano ariko nzi byica imibano, nzi amakosa nkora, nzi amakosa dukora. Ibyo rero mfite kuba nabyirinda, byirinze gutya bigendaniye ku byo nabarijwemo cyangwa se ku byo nababarijwemo. Ugasanga uwo muntu arabizi kandi koko mwanakundana ugasanga niko bigenze. Ese waba wibaza impamvu urwo rukundo ruramba? Nuko buriya urukundo ruragoye cyane ko ruzigera ruramba mu butaka butigeze butunganywa habe namba, kubera ko urwo rukundo rurapfa. Urubuto rwose uteye ahantu habi
tutitaye ku mimerere y'urwo rubuto cyangwa se tutitaye ku bwiza bw'urwo rubuto rurapfa, urwo rubuto rurangira rwumye. Ibyo byumvikane cyane ko rwose umutima wawe ugomba kuba witeguriye rwose icyo Imana igiye kuba yashyira mu mutima wawe cyangwa se ibyo Imana igiye kuba yaha uwo mutima. Ibyo byo ugomba kuba ubyiteguye. Niba utabyiteguye bizagorana cyane. Abantu benshi rero hari igihe bumva neza ko ibintu byabo birimo biratinda, bakamera nk'aho wenda Imana yavuze ko batazigera bakunda, cyangwa se bakavuga ati ubanza rwose nanjye ntazigera nkunda, akabyihorera. Ariko mu by'ukuri nuko Imana aho kugira ngo iguhe ikizakwangiza yakureka, irakureka rwose ikakurindiriza ugategereza. Imana rero ntago ku rukundo rw'ubuzima bwawe ukirimo urarwana n'ibikomero bya kera byahashize hawe. Imana ntago yakora ayo makosa yo kuguha urukundo rupfuye. Imana irabanza ikavura bya bindi uzi neza ko rwose wacitse, cyangwa se izi bya bindi ko bidashobora kuba byakuvangira, ariko mu by'ukuri binakuvangira kuruta uko wowe ubitekereza. Ibi rero niba ushaka kubyumva neza ukabisobanukirwa, turibuze kuba twafata urugero kuri Adamu. Buriya Adamu ari muri Edeni, ntago Adamu yari afite ikintu cyitwa irungu cyangwa se ibindi bindi, oya, ahubwo Adamu yari wenyine, ariko nanone atari wenyine indani muri we. Rero Imana yari bizi neza ko Adamu ari wenyine mu busitani, ariko indani muri we atari wenyine. Ibyo bintu ujye umenya kubitandukanya. Rero bivuze neza ko rero ubwo Eva yazaga mu buzima bwa Adamu, ntago Adamu hari icyo yaburaga cyangwa se hari ibindi bibazo yari afite, ahubwo Eva yaje akomeza kuryosha ubuzima bwa Adamu, yaje akomeza kuba yagendera mu mujyo w'ubuzima bwa Adamu, cyangwa se ubuzima bwa Adamu bwari burimo, kugira ngo ibintu bikomeze kuba byaba ibyiza bireke kuba byaba bibi. Kimwe cyo nakubwira, Imana izabanza ikuzuze, numara kuba wakuzura izaja kuba yaguhuza n'undi, ariko wamaze kuba wuzura wowe ubwawe. Abantu benshi rero hari icyo batumva cyangwa se ngo basobanukirwe. Iyo usimbutse iyi season cyangwa se ibi bihe, hari igihe birangira wisanze mu mubano nawe ubwawe utiteguriye cyangwa se utari ready habe namba y'uwo mubano. Ni hahandi uza mu mubano mushasha ariko wuzuyemo ibibazo bya kera, agahinda ka kera byanze kuba byarangira. Ahangaha bityo rero bukitiranya kuba bonyine, bakabyitiranya n'urukundo, cyangwa se bakumva ko bagiye gushaka urukundo rwaherwo kajya nuko muri mwenyine. Niyo mpamvu bitanatinda nabyo. Ahangaha rero niho byinshi byagaragaraga nk'aho ari amasezerano y'ubuzima bwabo, bitangira kuba byagaragara nk'aho ari uburibwe n'ububabare bukomeye cyane bw'igihe kinini. Bigatandukana n'igihe warindiriye Imana igakora imirimo yayo, ukarindira mu gihe cya nyacyo, ukarindira season ya nyayo. Niba uri muri ibyo bihe rero ubona nta mukunzi n'umwe ugushobokera, cyangwa se uwo mugerageje gukundana mwese birangira byanze, wikumva neza kuri murahanwa, ahubwo urindira igihe cyawe ntago kiragera. Imana izi buri kimwe cyose kiba ku muntu. Imana irimo iragutegura kuko izi neza ko n'ubundi igiye kuba yaguha urukundo rurenze cyane rwose uko wowe ubitekereza. Irimo irahindura karakteri yawe itameze neza, ituma hatagira uwo murambana. Urukundo igihe nikigera izaguha ibyawe kandi uzabyishimira. Uburyo bwa kabiri rero, buriya Imana izakwerekana none urukundo rw'ubuzima bwawe n'igihe uzaje ubona inzira cyangwa se uburyo birimo biraba mu buryo nawe ubwawe utiteze, kubera ko Imana buriya ntabwo ikora ibintu kubera ko tubishaka. Natangiye nkubwira neza ko Imana ikora ibintu kubera ko ari cyo gihe nyine kugira ngo ikore ibyo bintu. Icyo nicyo gihe rero ubona umuntu arimo arapanga kugira ngo iki gihe ngiye kuba nashaka cyangwa se nzashingirwa kino gihe. Buriya uriya muntu ujye umuseka uvuga tuzashingirwa kino gihe, iyo ushuwa ko uzashingirwa icyo gihe urimo urashyiraho ibyo n'ibyifuzo byawe n'irari no kurarikira, cyangwa se bigendanye n'ibyo wumva neza ko nyine bikwiye kuba byagenda gutyo. Ariko ujye witonda cyane rwose, kubera ko hari igihe Imana ataba ari byo irimo iragupangira. Ahangaha niyo mpamvu uzajya ubona buri rukundo rwose wumva neza ko ugiye kuba wabona bitari buze kuba byakorohera cyangwa se kuba byakunda. Ni ukubera ko buriya buri kimwe cyose Imana ikora iyo kitari mu bushake bwayo ntago bikunda. Imana igenda iguha inzira cyangwa se igenda igutegura gake gake bigendeye ku bushake bwayo, apana ubwawe, kuko iyo haje mu bwawe birangira bitagenze neza. Niyo mpamvu rero rimwe na rimwe uba ufite kumva ukanategereza umugambi w'Imana ku buzima bwawe kuruta uko wowe wakumva ibintu ugiye kuba wabyikorera. Imana izaguha urukundo rwawe rwa nyarwo, cyangwa se urukundo wumva ko ukeneye bigendanye nanone kandi mu gihe urimo uragendera mu nzira zayo, ibona neza ko uri mu nzira zikwiye, icyo gihe izahita iguha urwo rukundo. Ariko nibona neza ko utari mu nzira zikwiye, ntago rwose bizagenda neza habe namba. Nanone wumve neza ko Imana itazaha umugisha wa wundi wiyicariye udakwiye cyangwa se wumva ntacyo yakora. Izaha umugisha wa wundi urimo urahiga, ariko agahiga agendeye ku bushake bw'Imana, ntagendere ku bushake bwe cyangwa se ngo ayoborwe n'amarangamutima n'ibyiyumviro byiwe ngo yirengagize iby'Imana.
ujye wumva neza ndetse unibuke neza ko Imana buriya izaguha umugisha, ariko wateye intambwe imwe. Niba nta ntambwe nimwe urimo uratera, ni gute wumva neza ndetse ukarindira ko Imana izaguha umugisha mu gihe nawe ubwawe nta ntambwe nimwe urimo uratera? Igihe ujye wumva kandi unamenye neza ko umuntu wawe wumva ko muzahura ntago wamenya iyo muzahurira. Ashobora no kuba ari muri uriya mujyi udakunze cyangwa udashatse kuba wajyamo. Birashoboka cyane rwose ko ari n'ahantu utigeze unatekereza, yewe ukaba utanazi neza ko aho hantu uzigera uhajya, ariko mu by'ukuri akaba ariyo ibyawe biri. Ntukajye wibesha cyangwa se ngo wibeshe ariko bishoboka ngo wumve ko ufite inkuru y'uburyo ki urukundo rwawe ruzagenda, cyangwa se ufite inkuru y'uburyo ki uzahura n'uwuzashakana nawe. Ntago uyifite, kuko Imana ifite uburyo ki bizagenda byose, irabizi, yabiteguye mbere rwose, mbere y'uko ubaho. Kandi nanone iyo nkuru ni nziza cyane kuruta iyawe. Wikubesha rero ngo wibeshe rero wite imbaraga, cyangwa se ngo utegeye umushake kurwanya iby'Imana yateguye. Iby'Imana yateguye nibyo bigomba kuba byaba, kandi nanone ntihazagire ukubesha ngo azi imipangu y'Imana, arayizi se, aziranye n'Imana. Wowe icara urindire ubushake bw'Imana buzaba. Icyo ugomba gukora, ntago ugomba kwicara hamwe gusa ngo urindire gusa. Ujya kora wowe ibyo ugomba kuba wakora neza, ibindi byo bizaza bikwisangira mu nzira zawe. Iyo wizeye Imana ukanumva neza ko ugomba gushyira Imana imbere, ibi ngibi birakunda cyane rwose. Ntukajye rero witesha agaciro uvuga uti n'uyu ndahangaha ntacyo nakora kirenze. Ujya kubera ko ushobora gukora ibirenze cyane, ahubwo nuko ubitekereza. Rimwe na rimwe mu buzima hari igihe uwo muzabana azaza urimo urakora iby'Imana yateganije ko ugomba kuba wakora, kuko nanone ashobora kuba yaza ukamumenya cyangwa se nanone ntumumenye. Icyo uba ugomba gukora ni ukubiha igihe, ukarindira koko ukareba neza igihe kizagera bigakunda. Nibidakunda nyine nuko atari ibyawe, rindira ibyawe nyine. Komeza wubaha Imana rero, nanone ukomeze utere intambwe wegera imbere. Ibindi bindi uberekere, ubisigire Imana Yehova cyangwa se Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala, yo izabikora nkayo ubwayo. Komeza uyubahe, niba ari igihe cy'Imana cyageze wowe uzabibona kandi uzabyishimira. Uburyo bwa gatatu buriya rero Imana ikwerekamo cyangwa se iguhuza n'umuntu muzabana, n'igihe umuntu muzabana uzajya ubona yongera imbaraga mu kwizera kwawe, mu byo ukora, mu byo ubarizwamo. Akaba ari umuntu uza kubyuzuza nk'uko Adamu byagenze. Haba ari umuntu uri buze kuba yashyira icyuho, ntaba ari umuntu uza kuba yashyira icyuho mu bikorwa byawe. Imana yo irabizi ko buriya gukunda no gukundana atari ibigendanye n'amarangamutima gusa, ahubwo bigendanye cyane n'iterambere ndetse no kugira hamwe uva cyangwa se no kugira hamwe uri buze kuba wakwerekeza. Uwo uzakunda cyangwa se uwo nanone uzaza ari uwawe Imana ishaka kuba yaguteganyiriza, ntago azaza agushyira kure cyane y'Imana. Oya, ahubwo icyo azaza akora, azaza rwose yuzuza ubushake bw'Imana mu buzima bwawe. Niba usenga, azakwerekeza gusenga. Ubona neza ko buri kimwe cyose murimo muragihuza ku buryo bwa nyabwo cyangwa se butarimo uburyarya ubwo ari bwo bwose. Ntukajye rero ukontororwa n'irari ryawe ngo wumve neza ko iryo rari ari ryo rigomba kuba ryagendana na none cyangwa se ryo ryagena aho ugomba kuba wabarizwa. Icyo gihe byose cyangwa se byinshi bizapfa. Icy'ingenzi uba ufite kuba wakora, ugomba no kuba warebaho ese biri mu bushake bw'Imana. Wabona biri mu bushake bw'Imana, ukagendera nawe mu bushake bwayo. Niba ari ubushake bw'Imana, ntabwo umubano wanyu uzaba ugaragara neza, ahubwo uzaba ubona neza ko ari ibisubizo bikomeye cyane by'amasengesho yawe. Ahangaha rero niho abantu benshi bakunda kuba batakarira, kubera ko buriya uzitegereze neza, iyo abantu bagiye gushaka abo bazabana, bashaka abantu bagendanye cyane n'ibyo bakunda na preference zabo, ariko mu by'ukuri bakirengagiza neza ko preference bitandukanye cyane no kuba ibintu ari byiza. Nshobora kuba nkunda ibintu nawe ubikunda, ariko kuba tubikunda bitavuze neza ko ari byiza. Ndagira ngo nkubwire neza ko niba ushaka uwo muzashakana, ntago rwose ukeneye umuntu muzajya musekana. Ujya gusekana gusa nabyo ubwabyo nibiba guseka, hari igihe bitazigera bibyara umusaruro. Guseka nyine kukaba guseka gusa nyine nta kindi. Icyo uba ukeneye umuntu uri buze kuba wavuga ubuzima bwawe mu muhamagaro wawe. Ukeneye wa wundi uzajya ugenda ku ruhande rwawe mu gihe wumva neza ko kwizera kwawe gutangire kuba kwagira intege nke. Niba wumva umubano wawe cyangwa se umubano ugiye kubarizwamo, ugiye kuba wakundana nawe, ari buze kuba yatuma ko uri buze kuba wajya kure y'Imana cyangwa se nanone wihakana Imana, bitaba ari ibyo ngibyo, bikaba ari ibyo ngibyo kutuka Imana yawe, icyo gihe ugomba kugenda gake cyane rwose ugatekereza inshuro zirenze izo watekerezaga. Niba ari wa wundi rero uza kuba yagusaba kuba wareka ibyaha bigakomeza kuba byababarizwa mu buzima bwawe kugira ngo ubane nawe, nanone ugomba kwitonda. Ibyo ngibyo akenshi cyane usanga ari bigutesha umurongo, bitandukanye cyane no kuba ari iby'Imana yashizeho kuba mwagomba mwabikurikiza. Nujya gukundana n'umuntu ukabona neza ko ufite ikintu cyitwa urujijo, cyangwa se ukabona ko birimo biragukururira mu rujijo,
bigendanye n'imyumvire yawe n'imitekerereze y'umuntu, ukabona ko hari ibyo wumva udasobanukiwe, ujye witonda cyane rwose, kubera ko ibintu biri mu Imana ntabwo ibyo ngibyo uzigera ubigira, kubera ko ikimenyetso kikwemeza uba waramaze kuba wakibona, nta n'ubwoba ufite, uzaba uri mu mubano w'umuntu Imana yaguteguriye. Dia uzumva uri mu mahoro, wumve neza ko rwose ibyo wari ukeneye ku isi rwose bikuri iruhande, bivuze neza ko uwo muntu uzajya umubonamo byinshi cyane rwose, yewe umubonemo amahoro yawe, ubona neza ko buri kimwe cyose ukeneye kiri iruhande rwawe. Rero numubona uzamumenya rwose. Niba rero ubona neza ko umubano wawe utangiye kuba watuma nawe ubwawe ukekeranya ku myizerere cyangwa se ku mubano wawe, uri buze kuba wagushyiraho ikintu cyitwa igitutu, icyo gihe ujye umenya neza ko umubano birashoboka cyane rwose ko wibesha ko ari umubano ukwiye, ariko ubundi utarigeze uba umubano ukwiye nk'uko wowe ubyumva. Please be careful, uba ufite kuba wakwitonda cyane, bivuze neza ko uwawe uwo mukwiye kuba mwabana ntago ari uzatuma nanone ukekeranya ku mubano wawe n'Imana, oya, ahubwo azaza atuma umubano wawe n'Imana wiyongera, ukomeza kuba waryoha, ukomeza kuba waba umubano utyaye cyane rwose kuruta uko wigeze utyara. Impamvu nkubwiye ibi ngibi nuko Imana iyigushyize hafi, uwo mukwiye kuba mwabana cyangwa se urukundo rw'ubuzima bwawe, ntago uzumva neza ukunzwe gusa, ahubwo uzatangira no gukunda Imana yaguhaye uwo muntu, naho ubundi bwo naza ukabona aho gutangiye kuba wakwanga Imana, cyangwa se akaza akabona neza ko kuba yaje mu buzima bwawe bigiye kuba byaba ibibazo ufite kuba wagendamo gake. Yego ntago bizoroha, cyangwa se ngo ubone neza ko byose birimo biragendera mu bushake bwanyu, ariko kutoroha ntago bizakuraho ko mwumvikana. Rero nta mpamvu nimwe yo gukomeza kwizirika mu mubano w'amafuti w'igihe gitoya, mu gihe Imana yo irimo iragutegurira umubano w'igihe kirekire, kandi umubano uzahindura ubuzima bwawe. Bivuze neza ko umuntu Imana izakoherereza ntago azaba aje guhangana no kwizera kwawe, oya, ahubwo azaba aje gukomplimentinga cyangwa se kuzuza kwizera kwawe, aje gusendereza kwizera kwawe. Niba rero ubona abantu benshi batujuje ibyo ngibyo, it's okay, rindira, kuko ibyo Imana iguteguriye byo birenze ibyo ngibyo cyane rwose. Uzabyiyumvira cyangwa se uzamwiyumva, cyangwa se uzumva neza ko uwo nguwo ari we mu gihe yaje. Ikintu cya kane rero, uburyo bwa kane, nta kundi Imana izakwereka uwo mugomba kuba mwashakana, bizanyura mu kintu bita kubona ibimenyetso binyuze nanone kandi mu myumvire yawe, ndetse no mu mikorere yawe, ndetse no mu byiyumviro byawe. Ibi ngibi mubyumve neza. Niba uri umwizera cyangwa se ukunda Imana, mufitanye ubucuti n'Imana kandi ubucuti bugaragara, icyo gihe uwo mwanya niwo Imana ikoresha kugira ngo nanone hagire ibindi binini kandi bigari bikomeye cyane biba. Izaguha ibimenyetso byinshi bitandukanye nanone kandi byemeza neza ko uwo nguwo ari we mukwiye kuba mwabana. Ibyo bimenyetso rero niba ubishaka, mubyandike muri comment, nabyo tuzabikoreho, ntacyo, it's okay. Iyi Imana yaguteguriye ibyawe urabibona, kandi koko ukabona neza ko ibyo ngibyo ari ibyawe, wowe n'uwo nguwo nyine mugomba kuba mwashakana, nta rujijo namba, nta confusion uzumva neza ko rwose ufitanye n'uwo nguwo, oya. Ati no kubera iki? No kubera ko nyine nanone iyo confusion itabigomba kuba yaba ihari. Hari ibibahuza binini cyane kandi bigari bikomeye cyane, muba mwarabonye ibimenyetso binini kandi bibemeza neza ko buri wese yaremewe undi. Ibimenyetso rero iyo mubibonye mwembi muhuje kwizera, ntago mubiyoberekana. Niba wibaza cyangwa se uhora utekereza uti ese koko uyu muntu yaba ari we muntu wanje, ujye wumvira ijwi ryawe ryo mu mutima, urebe imyizerere ye, imitekerereze ye, wumve neza n'ibyo umutima wawe ukubwira, hanyuma nanone ufate wowe umwanzuro, kuko nanone ibintu iyo bitari byiza uwo byiyumvamo nuko rimwe na rimwe tubyirengagiza cyane rwose, tukavuga tuti aca wana nta birenze. Ndabizi neza ko benshi cyane rwose bakurikiranye kino kiganiro, birashoboka cyane ko ushobora kuba waracitse ikintu cyitwa intege, wumva neza ko rwose utameze neza, rimwe na rimwe ukumva neza ko hari bitarimo biragenda neza nk'uko wagakwiye kuba wabibona, ukabona neza ko bishoboka cyane rwose ko imiryango yawe yamaze kuba yakifunganya, ukabona ko nta mahirwe, nta opportunities ugifite. Ndagira ngo nkwibutse neza ko buriya haba hari ubushake bw'Imana muri buri kimwe. Ndagira ngo nkubwire neza ko ntago Imana cyangwa Yehova cyangwa se Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala ntago iba yaragutaye, ahubwo hari igihe Imana ibibona neza ko utarajya mu murongo ukwiye kuba wabarizwamo. Rero iyo ubonye neza ko, cyangwa se iyo ubonye neza ko utarajya mu murongo ukwiye kuba wabarizwamo, ibitegereje ko uri buze kuba wabarizwa muri uwo murongo, cyangwa se nanone Imana ikabibona neza ko utaraba uwo kujya muri ibyo ngibyo swati.
ntago uraba wo gutera intambwe nabyo ubwabyo bikaba byaba impamvu ikomeye cyane bitagenda neza cyane rwose. Nagira ngo nkwibutse neza cyane rwose ko nta muntu ujya wiruka ku by'Imana yamuteguriye. Oya, aba ari ibyawe nyine barabiguteguriye. Icyo ukora ni kimwe, wowe nukurindira. Nta nubwo uba ufite kuba wata indangagaciro zawe cyangwa se ngutuwuriwe kugira ngo nanone ugendane n'ibyo abantu bashaka, kubera ko icyo gihe nanone nibyo bizakuzanira n'ibyo udashaka, kubera ko wigize wowe uba utari we bazagukundira uba utari we kandi bizakubabaza. Biragusaba kwicara ugatekereza kandi ugatuza kandi ukarindira igihe cya nyacyo kandi bigendanye n'ubushake bw'Imana. Imana uwo yakurindirije cyangwa se uwo Imana yaguteganirije muzahura, kandi nanone mube mu byo mukwiye kuba mwabarizwamo. Uzaryoherwa no kubarizwa mu bintu nyine mugomba kuba mwabarizwamo. Ni ibintu ugomba guha igihe kandi nanone ukanabyitondera cyane rwose. Ntabwo ufite kuba wapanika cyangwa se ngo ubure kubarizwa mu byo ugomba kuba wabarizwamo ngo nuko hari umuntu ukeneye. Oya, rindira igihe cyawe, amarangamutima yawe ukomeze urwane nayo, ukomeze kuba umuntu Imana yishimira. Ibindi uzabona neza ko bizahinduka. Uwo muzashakana cyangwa se urukundo rw'ubuzima bwawe ruzaza rwose runyuze mu kintu cyitwa ubushake bw'Imana, ntabwo ruzanyura mu bushake bwawe. Oya, ntibishoboka habe namba. Ibyo nibiba rero ntabwo uzumva neza ko ari ukuri, ahubwo bizaba ari ukuri nyine, bizaba ari cyo gihe cya nyacyo, ari nawo mwanya wo kugira ngo ubeho, wongere ubeho ubuzima bwawe nkawe nyine. Icyo ugomba kuba wamenya cyo ntabwo Imana igiza mu buzima bwawe nje gutyo gusa cyangwa se izanywe n'ubusa. Ntabwo Imana yakora iryo kosa. Ntabwo Nyagasani Allah Subhanahu yaza mu buzima bwawe gutyo gusa. Ntabwo Yehova yaza mu buzima bwawe gutyo gusa. Iza mu buzima bwawe ifite impamvu, iza mu buzima bwawe ndetse kandi ifite impamvu ikomeye cyane. Niba wumva mu buzima bwawe ufite urindiriye Imana mu buzima bwawe, andika muri comment ati nizeye rwose nubaha igihe cyawe. Biba bihagije cyane kugira ngo rwose urindire igihe cyawe, igihe kizazira. Turabashimiye cyane rero mwakoze kubana natwe. Ikiganiro n'ubumenyi busendereye. Turabashimiye cyane rero kandi tubibutse gukora subscribe naho munsi gato cyangwa se sabone kuri mwebwe mukoresha ururimi rw'Igifaransa. Ndetse kandi niba wakunze iki kiganiro cyacu utwandikira icyo wakunze, ndetse kandi ntimwibagirwe no kubisangiza bagenzi banyu mwumva byageraho, mubasangiza ubutumwa bukomeye cyane. Mukore kuri share ndetse kandi mukomeze mwabusharinga kuri WhatsApp cyangwa se kuri stati za WhatsApp. Turabashimiye cyane rwose ko murabikora, kandi turabashimiye cyane ko mwakomeje kudukurikirana muri iki kiganiro gikomeye cyane cyitwa ubuzima busendereye kinyura kuri Kigali Media Top. Imana ikomeze ibarinde. Njyeweho ushaka wanyita Plateau. Ciao.